Donati TV. Mbanje kubasuhuza mwese abakurikiye channel Donati TV, abari mu Rwanda, abanyarwanda mwese aho muherereye, abakunda kudukurikirana ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengera bwajo, suhuje abantu bose biyaramba, ndabasuje mu izina rya Yesu. Pastor Theogene nawe ndagusuhuje, Pastor David ndagusuhuje mu izina rya Yesu, namwe inshuti zacu zose Imana ibahereza umugisha. Groupe abagiriwe imbabazi ndabasuhuje, abari muri Amerika, i Burayi, Aziya ndetse no hirya no hino, abumviye ururimi tuvuga n'abarusobanurirwa n'abandi, mwese turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi tubahereza ikaze muri uyu mwanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Imana ishimwe cyane, tuzanye ubuhanuzi Imana yaduhaye uyu munsi. Mwanyemera rero mbere yuko tugira ibindi twinjiramo, tubanze dusenga Imana, dufata akanya twubaha Imana aho muherereye hose, mumfashe twubaha Imana dusenge. Mwami wacu Yesu, turagushimira kwera kwawe n'imbaraga zawe nyinshi, kubw'urukundo n'imbabazi wabanye natwe, uraturinda, urinda ubugingo bwacu ni buzima. Turagushimiye, tugushimiye uyu mwanya uduhaye wo kuganira ku magambo yawe. Dushimiye umwuka wera waduhaye nk'ingwate kugira ngo adufashe dushigikire. Turashe umwuka wera tumuhaye ikaze na karibu. Reka naba ari twe Mana, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ganza kandi utegeke, tubisenze twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dusome aya magambo y'Imana. Turasoma igitabo cya Samweli wa mbere, ibice byaho ni 16. Haravuze ngo, bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze ko aba umwami wa Isiraheli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Samweli arabaza ati, nagenda ne ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Maze ahamagara Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza, uzansukire amavuta kuwo nzakubwira. Amen. Twongereho n'iringiri muri Samweli wa kabiri n'ibice byaho 9. Haravuze ngo, bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umuhungu witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni nge Siba umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, hajya nawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Miyeri Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Miyeri Lodebari. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngaya magambo tugiye kuganiraho, twarangiza tugakuramo icyifuzo tugasenga. Amazina yanjye ni ayandi, ni Nezimana Donati. Imana ishimwe. Hari akarimbo kari kumfasha, ndumva twabanza tukakaririmba. Imana ishimwe. Uduhindure nk'imigezi y'Inegebu, uduhindure nk'imigezi y'Inegebu. Twarababaye cyane, bimwe bita guteseka, tumevumilia sana, sikia tumevumilia. Uduhindure nk'imigezi y'Inegebu, uduhindure nk'imigezi y'Inegebu. Ibyago n'ibimera mu mukungugu, n'intambara n'izimera mu butaka, ibyo byose byaziye mwene muntu, nanjye ubwanjye byanteye amarira.
Imana iduhindure nk'imigezi y'Inegebu. Imana ishimwe cyane. Rero aya magambo dusomye cyangwa se iri jambo dusomye inkuru za Dawidi, amateka ya Dawidi murayazi. Noneho ijambo dusomye Bibiliya tubwiye ngo Uwiteka yasanze uwo bita Samweli yari umuhanuzi. Irangije gusanga Samweli amubwira ati nagiraga ngo ufate ihembe ryawe n'amavuta yawe nkwereke ujya kunyimikira, kuko nitegereje ndeba mu muryango wa Yesayi mbona ko hari umuntu ugomba kuvamo akwiye kuyobora akaba umwami. Rero nagira ngo ufate ihembe ryawe n'amavuta yawe werekeze mu muryango wa Yesayi nkwereke uwunyimikira. Uyu Samweli afata ihembe rye yerekeza mu muryango wa Yesayi. Noneho ageze mu muryango wa Yesayi, agezeyo ahamagara Yesayi aramubwira ati Uwiteka yarantumye aha kugira ngo mbashe kwimika uw'Imana yashimye muri uru rugo rwawe mu bana bawe. Nihuse cyane baza kuzana uwo bita Aminadabu. Bamuzanye bamumurikiye Samweli agiye kumusuka amavuta yanga kumanuka. Uwiteka yari yamubwiye ati Samweli, wowe nureba igihagararo cyangwa uburanga, ahubwo uwo ndakwereka ari wowe wimikisha amavuta. Ndashimiriye Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba, Imana ireba mu mutima wa muntu. Imana ishimwe cyane. Uyu Samweli arangije bazana Aminadabu, bazana Shama, abo bose Uwiteka arabagaye. Biba ngombwa ko Samweli abaza Yesayi, aramubaza ati abahungu bawe bose ni abangaba? Ijambo nashatse ko tugane cyangwa intego y'ijambo iravuga ngo nta wasigaye. Ese muri karitsiye nta wasigaye? Mu gihugu cy'u Rwanda nta wasigaye? Muri Afurika nta wasigaye? Ni ijambo rivuga ngo nta wasigaye. Niryo shaka ko tuganiraho, tugakoramo icyifuzo, tugasenga Imana. Imana ibahereza umugisha mwinshi. Ikindi, uyu Samweli abaza Yesayi aramubaza ati bose ko mbona Imana yabagaye, nta waba wundi mu bana bawe naba gusa, nta usigaye? Samweli sawa. Uyu Yesayi arangije abwira Samweli amubwira ati usibye agahungu kamwe kabucura nako ntago kari hafi aha, kari mu ishyamba epfiyo ngiyo. Rero keretse ariko tuzanye. Ndagira ngo mbibutse uyu Dawidi ntago bari bakimwibuka, nta nubwo bumvaga ko hari yakimikishwa amavuta. Ariko ndashimira Imana ntago ireba nk'uko abantu bareba. Ntabwo Imana itekereza nk'uko mwewe mutekereza. Imana ikora ukwayo mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo nyinshi, mu bubasha bwayo, mu bushobozi bwayo, mu cyubahiro cyayo. Ikora ibitandukanye n'iby'abantu. Barangije baragenda bazana uwo mwana Dawidi. Birashoboka ko Dawidi ntiyarazwi n'abantu ntabwo bari bamuzi. Aba ba Aminadabu ba Shama babaga mu gisirikare cya Sawuli bari bazwi, ariko hari umwana wari wibereye yo mu ishamba. Ariko nubwo abantu batari bamuzi, Imana yari imuzi. Imana ishimwe. Nubwo abantu batari bamuzi, Imana yari imuzi. Uyu Samweli abwira Yesayi aramubwira ati rero gahunda iriho, mwatetse ibiryo koko nibyo, ariko ntago turajya kurya aka kana katarahagera. Kubera iki baramwirengagije, baramwibagira. Reka mbabwira, Imana yakuvugira aho utagera ikahakugerera, ibyo utakora ikabigukorera, kuko ni Imana ishoboye byose. Uyu mwana baramuzana Dawidi, bamugeza imbere. Barangije amavuta yari ari mu ihembe ngo abonye nyirayo, ndavuga abonye Dawidi, aya mavuta atangira kureta. Ngo noneho Samweli umwuka w'Imana nawe amuzaho. Arangije ngo afata ihembe akiri mucushumuriraho, ngo amavuta aramanuka yose amanukira kuri Dawidi, kuko amavuta yari abonye nyirayo. Iki kintu cyatumye bamanza kuzana babahungu bose ba Yesayi uko ari 7.
Imana ikabagaya, yagiraga ngo hatagira uvuga ngo ahari ngo ninjye yari njyewe, aya mavuta bose yarabagaye, n'Imana irabagaya. Ariko Imana ihitamo Dawidi warepfe iyo ngiyo mu ishyamba. Turi ku ijambo rivuga ngo ntawasigaye. Ese ntawasigaye? Twihute cyane. Dawidi aza kugera ku ntebe, tugira ahandi twasomye nanone. Ageze ku ntebe, ageze ku bwami, yibuka ko nawe Samweli yigeze kubaza ngo ntawasigaye mu bana bawe. Bibuka ko ari Dawidi wabaga mu ishyamba, arabizirikana, arabyibuka. Arangije nawe ageze ku ntebe, arabaza, ahamagara uwo bita Siba, aramubaza ati nta waba warasigaye, nta wasigaye ngo mugirire ineza, mugirire imbabazi z'Imana ku bwa Yonatani, nta wasigaye mu muryango wa Yesa ngo mugirire imbabazi z'Imana. Reka mbabwire, Dawidi ageze ku ntebe nawe aribuka, arabaza ati nta waba warasigaye ngo mugirire neza kubana. Mbibutse ko uyu Siba nawe yarasigaye, yigeze gukora ku ngoma ya Sawuli, arangije arongera akora no ku ngoma ya Dawidi. Urumva ko uyu nguyu nawe yarasigaye, Siba yarasigaye. Ariko ndagira ngo mbabwire, Dawidi yarazirikanye. Imana ishimwe cyane, ntabwo turatinda. Siba ngo bamuhamagaye agira ubwoba, ariko Dawidi yasha yibutse ineza ya Yonatani, uburyo bakundanagamo. Arabaza ati nta waba warasigaye? Ese shuti yanjye wowe unkurikiye, ntago waba warasigaye? Ese koko nayo twumva ngo yisha abantu yarabamaze, abantu benshi bagiye bagwa mu byaha bitandukanye, isengero bazifungiye, abantu bagira ngo birarangiye, abantu baragenda bakora ibyaha, barasambana. Ariko ndagira ngo mbabwire, nta bapfira gushira. Hari abantu Imana yisigarije igomba kwihesheza mu cyubahiro. Ntabwo bose bashize. Muri korari hari abaguye, ariko hari abandi bagize gute, basigaye. Abantu barasambanye, abantu baribye, abantu banyweye inzoga. Ariko reka mbabwire, n'abahanuzi hari abagiye bagwa, ariko bose ntago bapfuye ngo bapfire gushira. Hari abantu Imana yisigarije. Imana ishimwe. Hayiwe ndafashijwe, Imana ishimwe. Hari abantu Imana yasigaje. Ibuka igihe kimwe umuhanuzi Eliya ngo ajya gushaka umwami Ahabu. Arangije gushaka umwami Ahabu, aramubwira tumva mwami Ahabu, nagiraga ngo nkugire ngutangarize ko nge nafashe icyemezo cyo guhagarika imvura. Izamara imyaka 3 n'amezi 6 itabo, izagwa igihe ngewe Eliya nzabishakira. Uyu Eliya yashakaga iki? Yashakaga ngo kongera kugarura icyubahiro cy'Imana mu Isiraheli, kuko Abisiraheli bose ngo bari baravuye ku Mana, batagiye gukora ibyangwa n'amaso y'Imana, bagira ngo naho bagera mu buryo bwo gusambana, basambanira mu ihema ry'ibonaniro. Eliya arahaguruka ari umwe, aravuga ati ngiye kongera ngarura icyubahiro cy'Imana mu Isiraheli. Aragenda abwira umwami Ahabu ko yafashe icyemezo cyo guhagarika imvura, kandi si Imana yari imutumye, ariko avuze ati ngomba kongera kugarura icyubahiro cy'Imana. Imvura irangije irahagarara. Ubwo ni ubwa mbere. Ubwa kabiri abwira umwami Ahabu, aramubwira ati rero nagiye ngo nkubwire, umamagarira abahanuzi ba Bali ndetse n'abashera uko ari 850, tuzamuke tujye ku musozi Karumeli, tujye kureba Imana nyama. Imana ikeneye umuntu wongera kugarura icyubahiro cyayo. Imana minister fegozi nima. Imana ishimwe. Imana ikeneye umuntu, mu bantu ikeneyemo umuntu uyu umwe. Byari bitewe n'iki? Byari bitewe n'uyu mugore Yezebeli mu ishingirwa ryiwe. Yaravuze ati bishingiranwa mu bigabanye mushirire bibigirwamana. Abitoza Abisiraheli bava ku Mana, barayibagirwa, ibagirwa ibyo yakoze. Ariko Eliya arangije ngo arabatumira, ababwira ngo duhurire ku musozi Karumeli. Ngo barazamuka. Bazamutse ku musozi Karumeli, aba bahanuzi ba Bali n'abashera ngo bari basanzwe bahamagara umuriro ukava mu ijuru ukaza ugatwika ibintu. Ariko uyu munsi bugi iminsi bamwishiga hima n'umwe, ngo bageze ku musozi Karumeli,
Eliya arababwira ati rero nimwe mwe reka mbaharire inda ya bukuru hari imwe mubanze kandi muhitemo n'igitambo muratamba. Imana ishimwe. Barangije bahanuzi ba Bali n'abashera urumva umwami Ahabu yari yahamagaye n'abandi n'Abisirayeli bagiye baza barahamagara bose bacungere bari kureba ngo bari bagiye kureba Imana nyama. Nukuri Imana iriho kandi irakora. Eliya rero ngo arabihorera baratangira ngo batamba ibitambo bari bavuze ngo Imana irasubirisha umuriro ngo iyo niyo Mana nyamana. Bari bubatse igicaniro uburyo bari bacyubatse bamazi araho ngaho yuzuye barangije batemaguriraho igitambo. Barangije ngo abahanuzi ba Bali barahamagara Bali yanga kubita. Eliya ageze aragira ati ari muyihamagare manza yasinziriye muyikangure. Barahamagara reka da bageraho bice bagura amaraso arava. Arababwira ati ari manza yazindutse mube muyitegereje. Ariko reka mbabwire bigeze ngo ku gicamunsi niko Bibiri yimbwira ngo Eliya arangije ngo yegera igicani. Arangije ngo aragisana. Haleluya. Arangije kugisana Imana ishimwe. Ntabwo yiri wavuga amagambo menshi ndagira ngo mbwira abasenga mwese mbere yo gusenga nimubanze musana igicaniro. Kuko na Mose niko byagenze. Yagiye yabonye igihuru cyaka n'igishya. Yumva ijwi rivuga ngo yewe Mose kwetura inkweto zawe ko aho uhagaze arahera. Bivuga kwihana. Mbere yo gusenga nimubanze mwihane ibyaha byanyu. Eliya ngo arangije gusana igicaniro bivuga kwihana kwatura. Arangije arahamagara yasenze amagambo make haravuga ati Mana ya Isaka Mana ya Yakobo uyu munsi bigaragara uyu munsi bimenyekana kwari wowe Mana. Imana ishimwe. Ngo ako kanya yebu ni de la salange nema ngo disiniza wele lema tokeza yire umuriro nguva mu ijuru uraza utwika igitambo n'amabuye n'amazi byaraho ngaho. Abantu bose barangije baravuga ngo Imana ya Eliya niyo yo gusengwa. Eliya atuma abantu bongera bagarukira Uwiteka. Imana ishimwe. Nta wasigaye mu bapasiteri, nta wasigaye. Ntabwo twese twapfiriye gushira. Mu bahanuzi nta wasigaye. Weya abantu kuri kurabuze ariko se nta wasigaye. Yenda bumwe nta wasigaye ugifite ukuri. Abantu babaye besko, abantu babaye abaju, abantu babaye abagome, abantu babaye abica barakura minuko bwije nuko bukeye. Ariko se nta wasigaye. Nta wasigaye. Weya muri korari nta wasigaye. Mu badiyakoni nta wasigaye. Mu barimu nta wasigaye. Ni wowe mbaza nta wasigaye. Bantu barakora ibyaha gusambana wagira ngo Imana yarabibemera wagira ngo yabahaye uburenganzira. Ariko reka mbabwire shuti yanjye iki cyari igihe cyo kwemererwamo. Ariko Imana ishimwe jambo ryarangiye ngo ndori icyatumye nkusigaza kwari kugira ngo utunganye ibidatunganye. Icyo nicyo cyatumye Imana igira guteye gusigaza. Kandi mbibutse ko Imana isigaza umuntu w'umumaro. Umuntu w'umumaro Imana iramusigaza ikamuhagararaho ikamurinda. Eliya yaramurinze ngo akivaho ngaho ku musozi Karumeli arangije kwica abahanuzi ba Bali n'abashera. Yezebeli arangije aravuga ati ndamuhwanya n'ubugingo bwiwe. Eliya ngo amenye amakuru arangije ngo ajya no mu giti cy'umunete ngo arangije ajyamama ngo apfa amakakama mugweho yipfire. Agira ubwoba hejuru y'umugore witwa Yezebeli. Arangije avuga amagambo aravuga ati Uwite ninjye njyenyine usigaye. Abahanuzi bose barabishe barabamara. Ndore ninjye usigaye nanjye baragenza ubugingo bwanjye kugira ngo banyice. Ariko umva uko Imana yamubwiye. Yaramubwiye atumvere yawe hari ibihumbi 7 nisigarije bitarapfukamira Bali.
hari ibihumbi Imana yasigaje bitarapfukamira Bali, hari ibihumbi Imana yasigaje bitarakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Bose ntibashize, ntabwo bapfiriye gushira. Hari abantu Imana yasigaje, hari abakiri mu ishyamba Imana iri gutoza igiye gukoresha mu bihe biri imbere. Ndagira ngo ntanga aya matangazo, yema distandove yewa ikisa. Iki ni igihe cyo kwemererwamo, iki ni igihe cyo gukirizwamo, iki ni igihe cyo gushaka Imana, iki ni igihe cyo gukiranuka, iki ni igihe cyo kwezwa. Tajya mbwira abantu bose bankurikiye, ntabwo turi abahanga, ariko Umwuka Wera arusheho kwigisha cyane kurushaho abadukurikiye. Tumenye iby'iminsi dusohoye. Ese ni kuki Imana yakurinze? Kuki wowe udapfa? Ubundi ubayeho gute? Kuki udapfa ibikwica biri hafi yawe? Abakugambanira bari hafi yawe. Satani aguhiga ku manywa na nijoro. Mubwire ko uwo muhanda ugendamo hari benshi bawupfiriyemo, bawukoreramo impanuka, ariko wowe urasigara. Niki watanze mwana wa Adamu we? Iyo icyo kirere ugenda muri mu ndege uri mu byogajuru, ndagira ngo mubwire hari benshi nabo bagenderaga mu kirere ariko ibyabo byararangije. Ese niki wowe watanze kugira ngo ubukiriho ubu ngubu? Ndabwira wowe ugenda ku igare, ndabwira wowe usunika ingorofani, wowe ugenda n'amaguru, uwo muhanda hari benshi bawuvunikiyemo, hari benshi bawukoremo impanuka, hari benshi bawupfiriyemo, ariko kuki udapfa wowe? Ejo bundi nabwiye abantu, ndababwira hari umukire twajyanye gusenga, aramamagara arambwira ati rero Donati, nagira ngo tujyane gusenga, hari icyifuzo ufite. Turagenda tujya gusenga, kuko gusenga ni ibyacu Imana yabiduhaye, n'Imana Imana yaduhaye. Tugezeyo umukire arangije arambwira ati icyifuzo nagira ngo nkubwire ngo dusengere. Nagiraga ngo nsengere kugira ngo Imana imabakiriye. Ndangije ndamubaza ucuruza ibiki? Arangije arambwira ngo ncuruza amasanduku, aya ngaya bashinguramo. Rero nabuze abakire n'abakire nyibona, nagira ngo nsengere Imana imereza abakire. Nyumvire ibintu bitangaje ni ibingibi. Kandi uyu muntu nawe arashaka kugira ngo agirirwe neza n'Imana, arashaka kugira ngo Imana imugire neza kandi nawe imusubize. Ndamubaza nucuruza yahe masanduku? Arambwira ngo curuza amasanduku y'abakire. Byumvikana ko abakire muri ibyo bihe ntago bari bagipfa. Nubwo bapfa yenda aho yakoreraga ntago bazaga kumugurira. Bivuga iki? Kugira ngo uyu muntu imusubize, kandi niko kigomba kumwumva. Kugira ngo imusubize nuko irahinda mabakire, kabahindamo ubudehe, ikabica bagapfa. Mbone kubwira abantu ko ibibazo by'abamwe ari byo bisubizo by'abandi. Uyu mukire turasenga, turangije turataha. Imana ntago ari radiyo ngo murafungura uko mwumva. Hari umukire wigeze kuntumira arambwira ngo nijye kumusengera kubera ikibazo yari afite. Ngeze yarazi ko ndi umuhanuzi. Imana irangije iraceceka. Imana irangije irambwira ngo ntago ndi radiyo, ndataha. Mbone kubwira abahanuzi, hari abahanuzi bahanura kubw'indama, ariko reka mbabwira Imana mwahawe nimuzikoreshe neza. Kandi izi mpano kugira ngo tuzihabe, twazihawe kugira ngo zungure itorero, zungure abantu b'Imana. Mana amera umugisha mwinshi. Ari umuganga arasenga avuga ati wite nkeneye abakiriya, ni ngombwa ngo urware ujye kugura ibinini bagutera urushinge, wa wundi wasenze nawe asubizwe. Niko bimeze n'umudozi w'inkweto akeneye abakiriya, nawe najya gusenga nuko nicyagiye uzasitara urukweto rumweyuke, nurangiza urudodeshe wabaye nibyo, ariko hari uri kubyungukiramo. Murakoze cyane. Twari turi ku ijambo rivuga ngo icyatumye nkusigaza kwari kugira ngo utunganye ibidatunganye. Nta wasigaye. Turashimira Iyera ya Isiraheli, iracyafite abantu yibikiye, iracyafite abaririmbyi yibikiye. Ntago abantu urukundo rwose rwashize, hari abantu Imana yasigaje bagifite urukundo.
abagira neza ntago barangiye. Hari abantu Imana yasigaje bakigira neza, hari abantu Imana yasigaje bagikiranuka, hari abantu Imana yasigaje bagisengera igihugu. Impamvu mutamenya amakuru y'igihugu, ntago musengera igihugu, ariko iyo usengeye igihugu amakuru urayamenya. Pundi umuhanuzi amenya amakuru y'ijuru, akamenya n'ay'isi, akamenya n'ay'akaritsiye atuyemo, kuko niko kuva kera byari bimeze. Ukeneye gusenga ugasengera igihugu cyawe ubamo kandi ukagikunda. Dushimiye uwera wa Isiraheli wemeye ko tuvukira haturi. Imana ishimwe, ntago Imana ikorera mu guhomba. Hari abantu Imana yasigaje, hari abo Imana yasigaje bagomba gutabara abandi, kuko nta musi Imana muzayibona igenda n'amaguru, muzayibonera mu bantu. Imana ishimwe. Ese nta wasigaye? Ese ko benshi baguye wowe cyangwa nawe waragiye? Nta wasigaye. Ndabaza muri iyo karitsiye mutuyemo nta wasigaye? Ndabaza mu bahanuzi nta bahanuzi basigaye? Ese bose baraguye? Ese bose barashize? Abantu bigwa bavuga ngo ikingwa barokore ngo iki, ntago twapfiriye gushira. Hari abandi Imana yasigaje, hari abatobo mutarabona, nubwo hari abapfuye ndabyemera, ariko hari ibyiringiro. Niko umwanditsi yanditse avuga ngo nubwo igiti cyatemwa hari ibyiringiro ko kizongera kigashibuka. Baratemye ariko nyamara uzabashibukana kubw'imbaraga za Yesu. Icyo usabwa ni iki? Urasabwa gukiranuka ukirinda ibibi. Murakoze cyane. Katugere ku musozo, ariko nubwo tugiye kugera ku musozo nagira ngo dufate umwanya wo gusenga. Abantu mwagabanisha ibihe byo gusenga, nimwongere ibihe byo gusenga. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Iyo usenze umenya amakuru, iyo usenze wumva ibyo abandi batumva. Mukunda gusenga guhindura amateka. Bayuda barasenze amateka arahinduka. Hari abantu basigaye bagisenga, habavuga ngo kera ngo twiyirizaga ngayingahe. Nubu nyine kera ni kera. Ese ubu uri kubikora gute? Kambabwire inshuti zanjye, mwongere mwegera Imana. Bibiliya iravuga ngo muhunge Satani azabahunga, mwegere Imana nayo izajya gute? Izabegera. Mureke dushaka Uwiteka. Bigishoboka kwabona utekereza igitumye Imana ikurinda. Ese ubundi kuki wasigaye? Kuki utapfuye nk'uko abandi bapfa? Bitekerezeho, umanze wibaza impamvu udapfa. Nyamara Imana gusigarije ni ukugira ngo ugire umumaro mu gihe nk'iki ngiki. Gira umumaro muri karitsiye, ugira umumaro mu buturanye nabo, mu bubana nabo. Urasabwa kugira umumaro mu kazi ukora, ukagira umumaro. Imana iguha umugisha. Gira umumaro mu gihe cyawe, ugerageze urebe ko wasiga inkuru nziza imusozi. Twasenga Imana. Wowe niwe ugomba kwifatira umwanzuro. Uburyo ubayeho ni wowe ubuzi, uburyo ubanye n'Imana ni wowe ubuzi. Umutima ntabwo ujya ruswa. Mutima hari ibyaha wakoze uri kugushinja. Bwira Uwiteka ati mbabarira kuko ndi mubi. Icyo wasigarije gukora si cyo nkora. Sigariye ngendera mu ngeso mbi, ariko ndaje kugira ngo ngirire ibambe. Mbibutse mwe mudukurikiye, Imana iracyarambuye ibiganza, kandi ibi biganza byuzuye imbabazi zayo. Wowe ukeneye imbabazi z'Imana, Imana iraziguha. Nta cyaha Imana itababarira. Ni ibyaha byawe byatukura tukutuku, Imana ibihindura umweru bigasa na sherege. Nimugarukire Uwiteka kuko nawe arabagirira ibambe rwose. Twasenga Imana ufata umwanzuro, ariko nagira ngo ntangarize abantu ko hari abantu Imana yasigaje. Ntago abahanuzi bose ariko bavangiwe, hari abahanuzi Imana yasigaje. Ntago abantu bose ariko babaye abesikoro, hari abantu Imana yasigaje. Ntago abapasiteri bose bapfiriye gushira, hari abantu Imana yasigaje. Nubwo hari abo mutabona, ariko hari abantu Imana yasigaje. Hari abadiyakoni bakigira ukuri. Imana ishimwe, hari abantu wera wa Isiraheli yasigaje. Matugezini namu wanariteza vuwa ya galala ene.
mana data, imana iri hejuru y'amajuru, imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, imana imenya byose, ikareba ibiri kure ndetse n'ibiri hafi. Aya masaha tuje imbere yawe kuko hari abantu dusanze baraguye bagasubira inyuma, ariko dusanze ko hari n'abandi wasigaje, hari ibindi bihumbi 7 bitarapfukamira Bali. Hari abatari biyandurisha ibyo kujya ibwami, hari abakigukorera, hari abantu bagikiranuka, hari abakera imbuto. Imana ishimwe ko hari abo wasigaje n'abamaze kutuvamo bagaruza umurunga wawe w'amahoro, bongera bagira umwete wo kugushaka. Ababuze imbaraga baha imbaraga, lelongere staff weje mesi wilo. Imana niyubaka ibyasenyutse nikomeza ibidakomeye. Sengeye abanyarwanda muri rusange, ubarengera ababuze imbaraga ubaha imbaraga, kandi abatarakumenya lawini motere grives reka nabo bakumenye kubw'imbabazi zawe nyinshi. Nasengeye Afurika muri rusange, naba basubiye inyuma bagareza umurunga wawe w'amahoro, imbaraga z'umwuka wera zimanukire gukora cyane. Sengeye ibihugu byose bitandukanye, imigabane yose itandukanye, abari muri Aziya, Amerika, Uburayi, Afurika yacu, ndagira ngo wongere utanga ububyutse. Imana ishimwe, ibyo ugambiriye gukora ni byinshi. Abadukurikiye bose nibahabwa umugisha nawe, kandi ababuze ihumure bahereze ihumure, abarwayi ubakize kubw'imbabazi zawe nyinshi. Mawula hedikita ndoza lipa navuwa yegerere, abafite ibyifuzo bitandukanye turabasengeye kubw'imbabazi zawe nyinshi, ubarengera ubatabare. Ariko icyifuzo nyamukuru, reka uduhe kuguma mu gakiza, kandi ubwo uzaba ugarutse, ubwo uzaba uje kwima ingoma, ubwo uzaba uhamagara amazina yabawe, reka buri wese azumva izina rye yitabe. Uzaduhe gutabaruka amahoro tudatsinzwe n'uburiganya bw'umubiri, duhe gukorera isi nk'abayivamo, duhe gukorera ijuru nk'abaritahamo. Imana nishimwe. Rogeda ni staff imbi waya hezayi goti nisha ya mawores, ukore ibyo wagambiriye. Komeza amavasi ukuma, ugaruke ku bantu bawe. Ndagushimiye ko ari 7,000 wibikiye, tugushimiye kubw'urukundo rwawe, kubw'ijambo ryawe tugejejeho uyu munsi. Tubisenze tweze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamere umugisha mwese mwari mudukurikiye, abakeneye ibiganiro byacu cyangwa indirimbo zacu, kugira ngo mubibone vuba biba bisaba kugira ngo mukane subscribe aho ngaho hatukura, no kuri ako kazojya nikaza mugakandeho, muzaza mubona ibiganiro byacu. Rero Imana ibamere umugisha mwinshi, bakomereza amaboko, mureke dukore kuko iminsi ni mibi. Yesu aravuze ngo naza azaza nk'umushura, ura witeguye. Murakoze cyane, turabashimiye.